and the principles from their families. nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy child to pierce their ears. nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho. No a man who have come here on altar to sing with a trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. Female to come here singing when they're wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zayoni ntushobora. In Zion temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza? You hear? Tihagire bashumba mura. Ndabasaba bashumba mura namwe bakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro. Cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju. Hano na y'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icyakabiri. Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. No boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi wabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose wabo, ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuje bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu iherene no kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? The earring was a symbol of long-lasting slaveness. Someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Those dreads. It's a religion called Rastafari. Rastafari is a certain. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muzamugira utuwingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze ngo twishitane tudaimone. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoce muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco. Ntago nabatutse ahubwo imyambarire yanyu iteye isoni. Ntabwo ari imyambarire y'ababyeyi, ntabwo ari imyambarire y'abakobwa bitegura kubaka imiryango cyangwa bakubaka urugo, ntabwo ari imyambarire yo gutegura umwana ejo uzavamo nyampinga cyangwa umwarikazi na kumunyarwandakazi ndi umunyarwanda niki. Kubera imyambarire yanyu ni imyambarire iteye isoni. Navuze ngo si bose benshi, ariko abantu baravuga ngo none iyo urebye usanga Apostle Mignoni ntagushobora kubona yambaye iyo jipo y'agace. Kuki mutamwigiraho kandi ari mami? Mwebwe kuki mutamwigiraho? Kuba yababwira ngo ntacyo bitwaye ntago ari bubabwire, ariko nagira ngo mbamenere ibanga. Hari umuririmbye gakanzu ke kaba karapasutse, mbona aba protocole bakozwe n'isoni batangiye, kandi ubwo ari maririmba bazana ibitenge. So ubwo n'ubusirimu. Ubwo busirimu rero Apostle arabareba arabihorera, abandi baza bambaye udupanaro tudufunze utuno, ibyo yabivuze ukibaza ngo yaje ku ruhimbi ngo gusangiza abantu ngo kuramya ijambo ry'Imana, agafunga kabuno kangana n'aka gapfunsu ugasanga yagatunaritse.
umusaza Gitwaza araryamye arasinziye ashizweyo Imana iramusanga mu iyerekwa. Imaze kumusanga mu iyerekwa iramubwira iti intumwa yanjye natumye ku banyarwanda n'abanyamahanga bose ko ngiye kuzabakubaza. Gitwaza ati kubera iki? Igiye imwereka ikibuga kinini kirimo abagore bambaye ubusa, protokole bari imbere y'abagabo bambaye ubusa, imwereka bari ku ruhimbi butubuno dufunze dumeze gutya, imwereka bona umwanda nakajagari, bona abasore b'amarasta, babona b'amadread, babona amaherena. Umusaza aza yarakaye ajya ku gituta arabahaye koko ababwije ukuri bera bambaye ubusa abasinze nibo bazanye Yesu. Ndashaka kubumvisha ko ibyo Gitwaza yavuze yagiye mu iyerekwa, niyo mpamvu yazanye uburakari budasanzwe. Barangije baza ari indaya zambaye nk'indayi. Hari n'ujya kubona ukabona yatoboye hano, ukabona yazanye yarangaje yambaye mukondowazi hano hano bahita gute mu mukondo yarakubise mu ruherena, hano hari herena hano ukazingurwa ukageza ahangaha naha nyine za bya bindi tubona bikunda gukorwa n'indaya. Agahita avuga ngo nge narahindutse ndi muri Kristo. Ugase wahindutse koko utandukanye n'indaya ze, aho uri indaya butwi. Abo bose baraje ngo none se ngo badeperi ngo n'abasiramu vuga bambara ibintu bigera ku birenge ngo ntibabizamura bakabatera amadadi. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Bakunze Bihumure TV, mwaramutse mwiriwe, gitondo cyiza, igicamutsi cyiza aho muherereye. Imana ibamugisha. Nge Ndikuzo Emmy yagarutse kuri mikoro y'Ihumure TV ndetse na kamera. Ntabwo ari ubwa mbere, dusanzwe tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Imana ibamugisha mwemeye kubana natwe muri uyu mwanya, nubwo benshi wenda bataboneka cyangwa se nawe ukabonetse utaruherutse, ariko ibiganiro tubagezaho ni ibiganiro byiza, ntabwo byanima abantu, ntabwo ari ibiganiro nyine biri gutrendinga. Ndabizi ko abantu mushaka nyine wenda bigezweho by'abantu bari kuvuga cyane, inkuru zabyacitse nizo abantu mushaka cyane. Izi zacu bimeze nk'inyigisho, ngira ngo rimwe na rimwe nubwo mubikandaho mugahita mwigendera kubera ko biba bidatrendinga cyane, ariko it's okay. Umuhate wacu nuko abantu benshi bamenya bakiga, niyo mpamvu tuzana abantu batandukanye bakozi b'Imana. Rwose niba mukunze ibi biganiro byacu mujye mubareba, mutanga ibitekerezo, mubabaze ibibazo. Umuyoboro w'Ihumure TV ntago ari umuyoboro, hari ibyo twigeze dukora mu minsi yashize abantu barambwira ngo ntago rikiri Ihumure ngo ryabaye ngo ihahamura. Nza kureba abantu twakoranaga icyo gihe ndababwira ni nyamara rero ibyo abantu bavuga nibyo, kubera ko inkuru zacu zakaba ari inkuru zitandukanye wenda n'ibindi binyamakuru, kubera ko izina ryacu irimite. Reka tugire inkuru z'ubwenge zifasha abantu, zihembura abantu mu buryo bwari bwo bwose. Ngira ngo rero byaje guhinduka, dutangira gukora izo nkuru, ariko nyine mwanga kuzireba, ariko nta kundi, kubera ko impamvu nyirizina, iyo ukunze ibintu ubamo ukora usa nabyo, iyo utinze mu kintu usa nacyo. Buriya nubana n'abasinzi kenshi bizarangira usinzi. Hari ubwo wibwira ngo ugiye kubahindura, ndabyumva nicyo nyine cyiza waba ukoze, ariko biragoye, bisaba izindi mbaraga kugira ngo uhindure abo bantu. Rero kubera ko Imana yaduhumurije, natwe turifuza guhumuriza abandi,
Imana ibahe umugisha ababana natwe ku Ihumure TV. Wowe wakoze subscribe warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nawe uhageze ari ubwa mbere ukumva aya magambo hari icyo yagufasha, kumva iki kiganiro hari ukuntu gikunze, hariho n'ibindi biganiro by'ubwenge by'ama episode nabyo ushobora kugenda ukabikurikira, uzakore subscribe kandi nzi neza ko utazicuza kuba warageze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha. Nkuko nabivuze nge Ndikuzo Emmy, nk'ibisanzwe turabana mu biganiro bitandukanye. Ndasuhuza abantu badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abadukurikira mu bihugu by'i Burayi, muri Australia, muri Aziya ndetse nange muri Afurika by'umwihariko. Imana ibahe umugisha, ndabanezerewe cyane. Abantu dusengana nibature, Imana ibahe umugisha. Abo twasenganye mu gitondo muhabwe umugisha n'Imana, kandi data mve gusenga kwanyu. Icyo umuntu yifuza gihabwe, kuko ni data si data wacu, kandi iyo tumusaba ndabizi neza ko aratwumva ndetse aduha ibidukwiriye, kuko ibyo dukeneye byose ntiyabiduha. Hari ibyatumerera nabi cyangwa bikaduca mu mazuru. Imana ibahe umugisha. Aricyo nifuza ngira ngo aricyo nifuza kubabwira. Mwabonye iki kiganiro nari ndimo ndacyumva, ikiganiro cya Gitwaza cyangwa inyigisho ya Gitwaza, mwayirebye ngira ngo ni kagufi ariko mushobora kureba video yose. Yavuze ibintu bikomeye, ku buryo muri commentaire n'abantu benshi twaganiriye cyangwa se twumvishe bavuga n'ibitekerezo abantu batanze, bavuze bati Gitwaza tayari mwitegure, Gitwaza yarakaye, agarutse mu mwimerere w'ijambo ry'Imana na discipline cyangwa se n'imyitwarire y'umukristu nyawe. Ni ibintu bibiri ndibuze kugarukaho. Ikintu cya mbere ni uburyo bwo gushaka kuzana abantu benshi kuri Kristo, cyangwa se kuzana abantu benshi ku Mana. Icyo nicyo turi buze kuvugaho. Icya kabiri ni uburyo noneho bwo kwigisha abantu no kubahindurira imyumvire, imyitwarire, discipline cyangwa se nyine nibyo myitwarire. Ibyo bintu nibyo bibiri nshaka kugarukaho tugendeye kuri iki kiganiro Gitwaza yakoze cyangwa se iyi nyigisho mwabonye. Icya mbere ntaze gutinda kuko sinshaka gutinda muri iki kiganiro, ni kijyanye no kuzana abantu kuri Kristo. Benshi baravuga bati inyigisho ya Gitwaza yatunguye abantu benshi, kuko inyigisho ntago yigeze ibaho mu mimerere, mu mizire, mu kuza dushaka ikinyarwanda cyangwa se mu kuvumbuka kwa Gitwaza cyangwa kw'intumwa Gitwaza. Ntabwo abantu benshi bamuzi afite inyigisho imeze gutya, kandi usibye nawe n'abandi benshi bameze nkawe, bisa naho batangiye guhindura icyo nakwita discipline z'ama-eglise cyangwa z'amadini n'amatorero iyo bashumbye cyangwa se babarizwamo. Mu kuza kw'aba bagabo benshi harimo Gitwaza, harimo Apotre Masasu, n'abandi bagiye batandukanye. Hari n'abavuze kuri Apostle Mignoni, baravuga bati muzarebe abantu benshi basengera kwa Apostle Mignoni. Reka nkoresha imvugo itari buze gutera abantu ibibazo no kwibaza no kuntuka, kubera ko nzi ko kuri social medias hari abantu bakora ama account mashyashya kugira ngo babashe gutuka umuntu. Target isi ukubaka, nibyo nababwiye, kandi icyo tugambire no kubaka. Hanyuma bakavuga bati kwa Mignoni nujya kureba uzasanga benshi bahasengera cyangwa bahateranira imyambarire yabo iteye isoni. Ntabwo nkoresheje ijambo ribi mutanyumva nabi, navuze iteye isoni. Nagerageje kugira ngo mbisigirize bene byo bitwa abasirimu bataza kubyumva nabi, bagavuga ngo kano gahungu kadututse. Ntabwo nabatutse, ahubwo imyambarire yanyu iteye isoni. Ntabwo ari imyambarire y'ababyeyi, ntabwo ari imyambarire y'abakobwa bitegura kubaka imiryango cyangwa bakubaka urugo. Ntabwo ari imyambarire yo gutegura umwana ejo uzavamo nyampinga cyangwa umwarikazi na kumunyarwandakazi. Ndi umunyarwanda niki? Kubera imyambarire yanyu ni imyambarire iteye isoni.
navuze ngo si bose, benshi. Ariko abantu baravuga ngo none iyo urebye usanga Apostle Mignonne ntabwo ushobora kubona yambaye iyo jipo y'agace. Kuki mutamwigiraho kandi ari mami? Mwebwe kuki mutamwigiraho? Kuba yababwira ngo ntacyo bitwaye ntabwo ari bubabwire. Ariko nagira ngo mbamenere ibanga. Hari umunsi Mignonne azazinduka yarakaye. Umunsi umwe Mignonne azabyuka yarakaye, namwe ababwira ati abantu bari kuza biyambitse utu tuntu simbashaka imbere yanjye. Mbashaka muri Kristo, ariko mufite imyambarire ihesheje ikuzo umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, umubyeyi wiyubashe. Turamushaka mu myambarire myiza. Ndaje ndebe umuntu umwe ntumira, nta nubwo ari kera. Dukora iki kiganiro. Impamvu mbivuze ni iyihe? Nzi neza ko iyo aba bishop abashinzwe aya bishakira imvugo nyanya, ba nyiramadini cyangwa ba nyirinsengero abo bose, ndabizi ko iyo bakeneye ko abantu benshi baza kumva ubutumwa bwa Kristo, nta muntu basubiza inyuma. Ariko ntabwo umushumba mwiza ari uzaheka abantu benshi batagize icyo bunguye, batagize icyo bamara muri sosiyete no mu gutegura ubwami bw'Imana. Ahubwo umushumba mwiza n'ufite ishyaka n'umuhate byo kuvanga abantu banjye Imana impaye gushumba. Ntuvuga abantu bawe Imana itaguhana, uvuga uta abantu Imana impaye gushumba. Ngiye kubigisha, kuko si ukubatoza batoza ya matungo. Ngiye kubigisha, ndakigarukaho. Ahubwo twashakaga abantu baze batugereho. Gitwaza ari twigarukiraho, ubwo hari n'abandi we wavuga uzi. Abantu benshi baraje baza kwa Gitwaza, urabona ryari itoro rije, bajeni benshi, abantu benshi bakunda kuramya, guhimbaza, aho bari bitahabwa umwanya, abantu batangira kubifiringa, bumva biraryoshe, bandi bakunda inyigisho ze n'ubuhanuzi bwe, nawe arakomeza, abantu benshi bamuzaho, abantu benshi baraza, bafata nk'umubyeyi, intumwa y'Imana. Niko n'ahandi byagiye bigenda, niko abantu benshi bagiye baza, tubahamagara baza kuri Kristo, tubahamagara baza mu bwami, tubahamagara baza gusangiza abantu b'Imana amagambo y'ubwenge. Ngira ngo uyu mugabo intumwa Gitwaza n'abandi benshi batangiye gukritika, ugasanga umuntu arakora protokole yambaye akantu k'akajipo gateye isoni imbere y'abantu. Baza umuntu w'umugore wiyubashe w'umubyeyi, birivuga abagore, vuga abagore ni mu ntera amabuye. Umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umumama, umuntu w'umukobwa utegereje kuzavamo kuzashaka umugabo akavamo umubyeyi akarera, kumubona imbere y'abantu b'abagabo ahennye yambaye akantu k'agace, ngo ni ubusirimu. Ibyo turabyumva, turanabyakira, benshi duterana nabyo, tukajyayo kubera ko dukunze inyigisho zaho. Ugakubitana n'umuririmbyi wambaye akamini kagera hano yagira gutya, sinzi wigeze kuza ku ruhimbi, simuvuze muramuzi, abararirimbye gakanzu ke kaba karapasutse, mbona aba protokole bakozwe n'isoni batangiye, kandi ubwo ari maririmba bazana ibitenge. So ubwo ni ubusirimu. Ubwo busirimu rero Apostle arabareba, arabihorera, abandi baza bambaye udupantaro dufunze utuno, ibyo yabivuze. Ukibaza ngo yaje ku ruhimbi ngo gusangiza abantu, ngo kuramya ijambo ry'Imana, agafunga kabuno kangana n'aka gapfunsi ugasanga yagatunaritse. Sinzi nigeze kubaza, arambwira ngo
ngo n'ubundi imyambarire ngo no kwambara ngo byatewe ngo n'icyaha, ngo Adamu na Eva ngo nibo batumye twambara n'ubundi twari kwambara. Niyo mpamvu tunarya, ariko nyine hari ibintu byinshi bazanye, ni ingaruka z'icyaha, tugomba kugira discipline. Hariho none igeze mbwira ni kuri worship team ni kuri muri azafu uririmba wambaye gutyo, dutashye icyo gihe kari akantu gateye isoni pe. Ubwo amarari aba yabuzuye, amarari aba yatwuzuye kubera ko tubabwiye ko mwambaye ubusa. Hamwe ko wibagiye kwambara uyu munsi, hari uyu munsi wibagiye kwambara, ubwo ayo ni amarari. Ese irabe n'irari koko? Niba muzi ko abagabo bakunda kureba, nanjye ndi umugabo dukunda kureba, none muri kubikora ngo natwe tubarebe, nimukatubeshye nimukatujijishe. Ntabwo ari iterambere, ntabwo ari ubusirimu. Bamubwiye ngo afite amaguru meza, ngo afite ikibuno cyiza, kugira ngo abagabo bamurebe, nawe arabibereka nyine. It's okay. Iyo ni uruganda rwanyu, ni industry yanyu, ni alimentation. Sinzi niba ari Murenzi, sinzi wajya akavuga izo alimentation zanyu za nimugoroba. So umusaza rwose ngo kurisha po aba ati ubuje gutera umwaku ku ruhimbi. Abona kuki utambara nka nyoko uko yambaraga ngo wiyubahe, cyangwa mama wawe? Wambare neza, wikwize, uze ku ruhimbi, ukazana ubupantaro bwagufunze, nta mucikopa mwari hafi kuzizana. Oya ngo n'ubusirimu, ariko ngo mujye mu abasirimu. Icyo tukiveho bacyumvishe, arazi kubisesengura kundusha. Abasore bareba filime, bandi bareba abastari, bari kuririmba ari abastari, nabo barabikora. Hari ibintu bidakwiriye kubona umusore watoboye amatwi agashyiraho amaherena. Sinzi ugeze bati mwazashyizemo ibifera beto ko ari byo byiza, tukabona ko muri abastari ba nyabo ashyiramo bling. Gitwaza akabihorera. Mwarabikoze koko, Gitwaza arabihorera. Naho muri Amerika muvuga we agiyeyo nk'uteze igare rya Nyabugogo, we agenda buri munsi, anabarusha kujyayo. Mwe nta nubwo murarenga ni Kanombe ni Muhazi, kubita madrede ya danger mu mutwe. Byose yabisobanuye. Yasobanuye impamvu y'aya madrede, y'aya maherena. Yasobanuye impamvu yizi dreads mukoresha mu mutwe z'abarasta. Byose yabisobanuye. Byose mwarabikoze, arabihorera. Yarabarebaga. Niyo mpamvu namwe navuze ahantu muri muzabona bibabayeho. Hanyuma birangije, umusaza amaze iminsi agenda. Rero buriya abashumba bagira umutwaro ukomeye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo nawe mwigwa muvuga ngo bakoresha imyuka mibi, cyangwa nawe tuvuga ngo bakoresha ngo amavuta ngo yavuyeyo ntazi sinjya amenya niyo ariyo, cyangwa nawe muvuga ngo n'abatekinisiye muri ibi bintu by'Imana. Hari umunsi bazahura nayo nyirizina ikabiganiriza. Ntabwo Gitwaza bino bintu yavuze yabibwirijwe n'inyama n'umubiri n'amaraso. Mu nyumve cyangwa mu byihorere. Gitwaza yabwirijwe ubundi aba ari ikibazo cy'igihe. Inabwe ni ibintu muri kwigira, bizagira umunsi mugira ngo ndababeshya. Umusaza Gitwaza araryamye, arasinziye, ashizweyo. Imana iramusanga mu iyerekwa. Imaze kumusanga mu iyerekwa, iramubwira iti intumwa yanjye natumye ku Banyarwanda n'abanyamahanga bose ko ngiye kuzabakubaza. Gitwaza ati kubera iki? Igiye kumwereka ikibuga kinini kirimo abagore bambaye ubusa, protokole bari imbere y'abagabo bambaye ubusa.
imwereka bari ku ruhimbi butubuno dufunze dumeze gutya, imwereka mwereka bona umwanda nakajagari, bona abasore b'amarasta, babona b'amadread, babona maherena. Musaza za yarakaye ajya ku gituta arabahaye koko ababwije ukuri. Yari mu cya kabiri. Icya mbere twavugaga ko bazana abantu. Hari uburyo bwo kuzana abantu, kareka abantu bose bakinjira mu nzira nyabagendwa mu gikundi. Ibi mbivuze kubera iki? Igihe itoro ryari mu karengane riri kubabazwa, bari mu mavumo bicwa, bahigwa n'aba bami bo muri mpatsi bihugu. Aha ndavuga mu burasirazuba bwo hagati aho itoro ryatangiriye. Yesu akimara kujya mu ijuru, intumwa zirababazwa, abantu barababazwa. Konstantino afata umwanzuro wo kuvuga ngo amaze kubona Imana yatatse yamwumvishe, abati nanjye ngiye kuba umukristo. Ahamagaye, aravuga, akoresheje inama, aravuga ati muzane abakristo, mubareke bisanzure, bagaruke basenge, bibe official, bijye mu mucyo, abantu bijye mu mucyo, abantu bose babibone, twese tujye mu idini. Ibivuga buri munsi. Nibwo abantu benshi, nibwo abakristo, nibwo itorero ryavuye mu karengane, abari mu myobo bavamo, bapfuye barapfuye, bashize barashize, barabambwe, bapfuye urupfu rw'agashinyaguro, abandi baguye muri zanakombe. Ariko bamaze kuza, itorero ryabonye uburyo bwo gusenga buri official, ariko bagize ibibazo bitandukanye kandi bikomeye. Muri ibyo bibazo bagize, abigana natwe ku Ihumure bigize inyigisho barabyumvishe. Bahuye n'abazana imico yabo y'ibindi bigirwamana n'Imana basenga, imihango yabo ya gipagane, barabyinjirana mu itorero. Itorero noneho ribona ko ryarokotse akarengane, ariko ribona ryinjiriwe bya nyabyo. Nanone bariyomora. Nibwo ubona uyu munsi maze abakozi b'Imana nabo bagiye kuza, naba bose bari uyu munsi bemera, ni nko gusako, bemera bambaye ubusa, abasinze. Nibo bazanye Yesu. Ndashaka kubumvisha ko ibyo Gitwaza yavuze yagiye mu iyerekwa. Niyo mpamvu yazanye uburakari budasanzwe. Barangije baza ari indaya zambaye nk'indayi. Hano ujya kubona ukabona yatoboye hano, ukabona yazanye yarangaje yambaye mukondowazi. Hano hano bahita gute, mu mukondo yarakubise mu ruherena. Hano hari herena, hano ukazingurwa ukageza ahangaha, naha nyine za byawe nitubona bikunda gukorwa n'indaya. Agahita avuga ngo nge narahindutse, ndi muri Kristo. Ugase wahindutse koko, utandukanye n'indaya. Indaya ze ahubwo uri indaya butwi. Abo bose baraje. Ngo none se ngo abadeperi, ngo n'abasilamu vuga bambara ibintu bigera ku birenge, ngo ntibabizamura bakabatera amadadi. Sawa, ubwo nibyo. Ibi rero barabaretse ngo muze mu rusengero, n'izo nsengero zose murimo mwabajeni mwe, nta muntu uzakuha ngo nukwambaye ubusa mweretse ibiguru byawe n'ibibero byawe. Sinzi umumama umwe wigeze kuvuga ngo iby'agaciro n'izahabu barabipfundikira bakabibika neza. N'ubwambure bwawe wa mugore we bwawe rubw'agaciro tukabubona usa neza, ariko wabuhishe amaguru yawe meza, icyo kibero cyawe cyiza wagipfundikire nyiracyo, niwe uzabona ko ari cyiza. Uraje ucyanitse ku karubanda, nta cy'agaciro ufite, harimo ubusa,
wararubu ntabyo mvuze mutanyikoma mukantera amabuye ngane wa mwana avuze ati ajya ngo murimbwija nimbweja nibikira magweja bari bamumereye nabi azabona za magweja zambara nabi kabisa shabavandi murarushye ntago mbabeshya noneho rero icyabaye ni kimwe cya nyuma dusorezaho uyu musaza amaze kwerekwa cyangwa n'abandi badukurikiye cyangwa n'abandi bagiye kuzagira ihishurirwa bamaze kubona abantu kuko nk'ubu wenda urugero nka Minyoni ashobora kubiba ko arabona ati koko n'abagore b'abasirimu akantu k'agasirimu kabanda kavata abasirimu kazi banjye kabihorera ako hari igihe kizagera abahinde mu budehe ajye kuruhimba abwiye ati ntago murako nambaye sorry nari yarincitse ntago umuntu uko nambaye mwagiye mwambara nkanjye mu kwikwiza hasoni hano kuntu mwambaye ubusa igihe kizagera bakubwire ko ukwiriye discipline y'umwari y'umunyarwandakazi y'umubyeyi ugomba kurera sibyo cyadukunda abasiramu kazo ukuntu bambara neza urabona ukuntu bambaye neza barabona umusiramu kazo wafunze utubuno tumeze nk'aka gapfunsi yadutunze abantu siki nsanga biteye iseseme ariko n'isoni n'umwanda ambara neza wikwize wiyubahe abantu bakubahe urabona umumama wambaye ipantaro nziza irekuye isa neza yambaye neza yashizemo agakweto agashati kwa tundi ngo bito batwita udutopu simanza ko babyita ariko biraho yambaye ipantaro yikwije asa neza atambe ibyo bintu byose bigerekeranye atakubiza ibintu ari ureba ukabuca imana nyine dukore nyine no kwidekora ariko byose umenye n'impamvu yabyo umenye n'imvano yabyo none warabuzabona yavuye nko mu cyaro ageze Kigali ashaka kwemeza ngo ni umusirimu kugira ngo bamwemere ngo ni umusirimu amaze kugira urwetotobe gira yosha bana abagabo babeshya abagushuka abagabo katoreze kuraga ka abagabo narabavumbuye iyo umugabo agushaka uri umugore yagushatse bamenera akabanga uzibye n'inka n'imodoka n'ifamu ya se n'igihugu na presidence yajyamo akajya kwiba no ku karere yatera yibuye ubwo bameze nk'intare yashonje irahiga koko irahiga n'inzoka kumenya itayicika intare ishonje so n'umugabo rero washatse umugore ndabyubashye bivuze neza cyangwa yagushyuhiye n'umwanda wawe arawusigiriza ko akakubwira ko uri mwiza uteye neza uri ikizungerezi ariko urya agusoma nta nkuru yenda kuruka ntibakababeshya ndabazi ndabazi hanyuma rero okay ariko washaka umumama akaza kunyera iki kiganiro kwasanga ngiye ntakivuze nkuko mugishaka Imana yo mugishana arikuza yemi nawe uta and the principles from their families. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy child to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho. No a man who have come here on altar to sing with a trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyegira umukobwa, tiyegira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro no. Don't allow tamuririmbye ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro no. To come here singing when they are wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zion ntushobora. In Zion temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza
You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza? You hear? Tihagire bashumba muri aha. Ndabasaba bashumba muri aha. Namwe bakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro. Cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju. Hano n'ay'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icya kabiri. Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. no boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi iwabo. Nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose iwabo. Ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuja, bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu. Iherene ni kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? The earring was a symbol of long-lasting slaveness, someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Those dreads. It's a religion called Rastafari. Rastafari is a certain. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi woza umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muzamugira wingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze ngo twishitane tutudayimone. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoce muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'izibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.